السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان يوم الدين. شيميني كوزو بيوزني بيا الله سبحانه وتعالى turamusaba Allah ko yaha amahoro muweze n'imbabazi ndetse n'amahoro intumwa ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam umukunzi wacu umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye inzira nziza yatuzaniye n'abazayikurikira akaza ku munsi w'imperuka. natwe Allah subhanahu wa ta'ala dushire muri bo bavandimwe. Dukomeje isomo ryacu rya sira aho tugerageza kumenya amateka y'umukunzi wacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasozereje izindi ntumwa ndetse n'abahanuzi we woherejwe ku bantu bose b'isi mu bihe byose by'igihe cye ibyakurikiyeho kugeza ku munsi w'imperuka. Abandimwe turacyari kuri cya gice cy'ubuzima bwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bw'umujyi we yavukiyemo yakuriyemo umujyi wa Maka na da'wa guhamagarira abantu b'Islamu ko akomeje kugenda bukora n'ingorane yagiye ahura nazo zirimo no gutotezwa gutandukanye we n'abamwemeye ba mbere n'abagiye bamwemera nyuma, ukuntu bagiye batotezwa n'ukuntu bagiye bahura n'ibibazo bitari bikeya. Ariko tukaba tukibanda kuri Rasul sallallahu alaihi wasallam kuko abasahaba abenshi cyangwa bamwe muri bo bari bamaze kwimukira mu gihugu cya Habasha. Rasul sallallahu alaihi wasallam nkuko twabivuze kenshi ntabwo yigeze acika intege kubera gutotezwa ku mubiri we, ubwenge bwe, gutotezwa mu mibereho ya buri munsi. Ntabwo Rasul sallallahu alaihi wasallam yigeze acika intege kubera akato we na bene wabo bashyizwemo ndetse n'umuryango we. Ntabwo yigeze acika intege kubera kubwirwa amagambo mabi no gukorerwa mabi yose ashoboka. Ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala yagendaga amwongera imbaraga anakomeza kumwereka yuko yari intumwa kandi ko agomba kugeza ubutumwa kuba hafi ye, ku bantu ba Maka no kuba hanze y'Imaka ndetse n'isi yose. Uyu munsi reka turebe abantu Rasul sallallahu alaihi wasallam yagiye kubwira ubutumwa, yagiye guha kwigisha abayisilamu bo mu miryango yitwa Bani Amir. Uyu wari umuryango wo mu Barabu ukomeye cyane ufite icyubahiro abantu bose bazi kandi bemera. Rasul sallallahu alaihi wasallam aragenda arabigisha basonera abayisilamu mu magambo ashoboka yose asobanutse. Umwe muri bo wari uzwi mu buhanga bwo kuvuga ndetse no ku bwenge buhita bwumva vuba, arahaguruka ahita abwira bagenzi be, ariko na Rasul sallallahu alaihi wasallam ari aho ngaho yumva, ati rwose uyu musore mu Bakuraishi ngewe nshobora kumutegekesha Abarabu bose. Mbese ibi bintu arimo kwigisha ni ibintu byiza, ni ibintu by'ukuri, kandi turamutse tubifashe rwose dushobora kuzatera intambwe ikomeye cyane mu rwego rw'Abarabu ndetse n'ibindi bice by'isi. Arangije aramubwira avuga mu izina rya bagenzi be, atese Muhammad, turamutse twemeye izi nyigisho zawe tukayoboka idini ryawe ndetse tukakuba hafi, uramutse wigaranzuye ndetse ukanatsinda abakurwanya, abaguhakanya, batemera ibyo wigisha, ijambo ryawe rikagaragara ndetse n'inyigisho zikajya hejuru ya biriya bitekerezo bindi, nyuma yawe uzabidusigira. Abari twebwe muri ubwo buyobozi uzaba ufite, ko ari twebwe noneho
twabugira. Rasul sallallahu alaihi wasallam aramusubiza ati ibi ni ibintu bya Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo ari ibyanjye, ntawe nabigenera ngo ni igihe nzaba ndangije gutanga ubutumwa wenda ntakiri na hano ku isi ko hari uwo nzahitamo ngewe mvuge ngo dore ni wowe ukwiriye kuzayobora ibi bintu, kuko ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, abiha ubikwiriye uwashatse igihe ashakiye, ntabwo rero biri mu maboko yanjye. Nuko rero baramubwira bati niba ari ibyo rero urabona tugende tukwemere tutakugoye, wenda tugufashe mu gukwirakwiza ibyo bitekerezo, tubijyane hirya no hino ndetse na hariya iwanyu mu bakoresha, tugende tubagufashe, ndetse n'abangaba bagutoteza tubafatira ibyemezo yuko batakomera kugutoteza, byaba na ngombwa yuko wenda tunarwana tukurwanira tubikore, twitange ubuzima bwacu, imitungo yacu, umwanya wacu, maze nibirangira byamaze kumenyekana byakomeye utakiriho wagiye bifatwe n'abandi batari twebwe, atoya ibyo rwose ntabwo turi bubyemere. Nuko rero ubutumwa hagira bakeya babwemera birumvikana, ariko abandi barabihakana kubera izo mpamvu. Cyakora hari umusaza utari kumwe muri ibyo byicaro, ukuze cyane, bakundaga kubwira amakuru nyuma y'uko ibintu byabaye, akaba yabakosora tubuta muzagire gutya muzagire kuriya, kubera yari umuntu w'inararibonye umenyereye ubuzima. Bagiye rero baramubwira bati hari umuhungu, umusore waturutse mu bakorayishi, aza tubwira ibi na biriya, baramusobanurira amagambo yose arasoza azamabwiye Qur'ani, zimwe mu nyigisho ze, ati rero ngo ariko yaje avuga ngo we ni intumwa y'Imana ndetse ni n'umuhanuzi. Ati rero umusaza arabaza ese mwabyifashemo mute? Baramubwira bati twamubwiye yuko namara kurangiza ubwo tushobora kuza kumushyigikira tukanabyemera ibyo arimo kwigisha, kuko byari birimo ubwenge, ariko kandi naramuka acyuye igihe atakiriho ko bizaza muri wa twebwe Banu Amir. Araduhakanira atubwira yuko ari ibintu by'Imana, ari ibiha uwishatse kandi unabikwiriye. Umusaza arabwira ati mwakoze ikosa, yifashe ku ruhanga ati mwakoze ikosa rikomeye cyane mwabana mwe, ibi bintu mwari mukwiriye guhita mubyemera, kubera yuko nta muntu ukomoka kuri Ismail wigeze wigamba yuko ari intumwa cyangwa ko ari umuhanuzi. Ibyo bababwiraga rero ni ukuri kose kuzuye, mwagomba kubyemera, ntimugire urwitwazo ngo mubihindure ko ari ibintu mugomba kuzungura byanze bikunze. Nuko rero ariko ubwo urumva ko igihe cyari cyashize, bamwe muri bo nyuma y'igihe baje kuyoboka Uislamu, ariko hari na bamwe barimo n'uriya wafashe ijambo bwa mbere avuga ati tuzabikuzungure tubitware nyuma yawe, uwo nguwo yarinze apfa atabaye umuyisilamu. Muri make ngira ngo isomo ryacu twarirangiriza ahangaha, ariko tukarebera hamwe inyigisho dukuramo. Icya mbere nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam atagarukiraga mu mujyi wa Maka wonyine kujya gutangaza idini. Twigeze kuvuga yuko yagiye na Taif, twigeze kuvuga yuko yohereje abasahaba kujya Habasha kabiri kose, ndetse anabagira inama yuko bagumayo bagakomeza kwiberayo ariko banigisha Uislamu, ndetse n'amakuru yarari hagati ya Maka na Aksum, hariya ku bwami bwa Habasha. Amakuru yaratambukaga hagati ya Maka n'uwo mujyi ku buryo nyine
byabageragaho ubutumwa aya Qur'an zabageragaho aho bari bagakomeza nabo kwigisha abantu baho ngaho. Naho ngaho rero mu Bani Amir Rasul sallallahu alaihi wasallam yabagejejeho Islam, kuko nyine ni mpuzamahanga, ntabwo bugarukira ku bantu ba Maka bonyine cyangwa ku Bakuraishi bonyine cyangwa ku Barabu bonyine. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nta gucika intege, nubwo hano bamurwanyaga, yarabigishaga ariko akabona n'umwanya wo kwigisha n'abandi. Icya gatatu tubonamo nuko abo bantu ba Bani Amir ukuri barakubonye baranakumva, bumvise ko inyigisho Rasul sallallahu alaihi wasallam arimo kubahiza Qur'an ndetse na sunna ze ko ari ukuri kweruye rwose kumeze neza, ariko kandi hazamo akantu k'isi. Bumvaga ko amaherezo hazabaho intsinzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam azegukana, ariko kandi mu gihe azaba adahari ngo bayitware. Urumva yuko bashakaga isi. Ukuri niko, ariko noneho twebwe turashakamo inyungu zacu. Njye numva abantu bubu bavuga ngo injawuro, ngo nanjye ndabonamo injawuro, ndakuramo iki muri birimo gukora wowe, cyangwa ushaka ko nanjye njyamo ndakuramo iki? Hari izo mvugo nsigaye numva abantu benshi bakoresha. Wenda ibyo birashoboka mu mpande z'isi, ariko ku bintu bijyanye na Allah subhanahu wa ta'ala, icyo ukuramo ni thawabu, ni ibihembo Allah subhanahu wa ta'ala guha, ukaba wabibonera hano ku isi, ariko cyane cyane ku mperuka niyo abantu baba bakorera ahanini. Abangaba rero bashakaga ko ibyabo babibonera ahangaha, ko Rasulu naramuka abaye umutware, ko narangiza igihe cye yitabye Allah subhanahu wa ta'ala apfuye atakiriho, ko ubwo ubutware bwakwimukira muri ba Bani Amir. Icya gatatu kirimo, icya kane, nuko abantu bakuru akenshi b'inararibonye nyine bakunze kubona ukuri bitaruhanyije. Nicyo gituma tubona ko uriya musaza yababwiye ngo murahombye, dore biriya arimo kubabwira ni ukuri, ubundi mwakagombye guhita mwemera mutagishimaka, mudashyizeho n'amananiza yo kuvuga ngo bizaba ibyanyu cyangwa bizagende gutya na gutya, kuko kuriya ni ukuri. Uriya mugabo n'umuhanuzi, uriya mugabo agomba kuba ari intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Irindi somo dukuramo nuko nyine Islamu Rasul sallallahu alaihi wasallam arimo gukwirakwiza nta mupaka ifite, ni ahantu hose n'igihe icyo ari cyo cyose. Ni nacyo gituma yaganira nabo ba Bani Amir, kandi we mukuri akomoka muri ba Bani Hashim baba Quraish. Mu kurangiza isomo ryacu rero, bavandimwe b'Islamu, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala atwongerere kumwemera no kumva ko ari we Allah subhanahu wa ta'ala Imana imwe rukumbi, aduhe kumenya amateka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumufataho urugero, hanyuma aduha amahoro, aduha umutekano mu buzima bwacu, igihugu cyacu agihe umutekano, agihe urumbuke, abayobozi bacu akomeze abayobore mu kutuyobora neza ndetse no kubarinda, igihugu cyacu agihe amahoro n'umutekano, Afurika yose, isi yose, abantu bave mu bibazo, bave mu ngorane zitandukanye, amahoro asagambe ku isi hose. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.